abakuru abakenura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri akunda umugore we akamuha agaciro azi ko ari umufasha namufata nk'umugaragu abasore bacyuba ibiti by'ikuririza abakobwa b'amabuye akomeza imfuruka tuzabona iterambere ryihuta mu miryango itorero no muri rubanda bashima Imana itorero no muri rubanda bashima Imana. Reka tubasuhuze nanone muri aka kanya keza aho muba mufite ibiganiro n'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi, tukaba rero twishimiye kongera kubana namwe. Amazina yanjye nk'uko yenda kuri bamwe tumenyeranye ni Karahamuheto Jean Pierre, tukaba rero turi kumwe nanone na wa musaza dukunze kuba turi kumwe mu biganiro. Reka nawe bibwire. Nitwa Nzungu Gadi. Ibi rero ni ibiganiro by'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi babagezaho, biba bishingiye ku miryango myiza, basore beza bakwiriye bazabingira akamaro muri ubuzima ndetse bakanasigira umwandu mwiza abazabakomokaho. Hakabaho nanone n'ibiganiro by'ubuzima, uko twakwitungira amagara mazima, imirire, uko dukwiriye kunywa, kurya kugira ngo turusheho kugira amagara mazima adufasha. Kuri uyu munsi rero muri aya masaha twifuje ko twaganirira hamwe insanganyamatsiko muzehe hagiye kutubwira itari na ndende cyane. Mvuze ngo uko twafata neza umwijima wacu. Uko twafata neza umwijima wacu ni ingingo yoroshye cyane, insanganyamatsiko buri wese yayumva. Umwijima ni urugingo rumwe mu ngingo nyinshi umubiri utunze, rero uko twawufata neza nibyo tugiye kurebera hamwe. Ingingo zaremwe n'Imana kandi Imana niyo mugenga wazo, niyo iziyobora, niyo yazishize muri mwene muntu. Reka tubanze tuyiragize. Data wa twese ukomeje kubana natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kwigana n'abo waremye tubigisha ibyo wavuze, turagusabye ngo buri wese umuhe kumva neza ibimukwiriye, twange ibibi dukunda ibyiza, tubishimire izina ryawe. Ibyo ubona bikwiriye ubiduhere mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka tubaze rero muzehe, umwijima ni urugingo rumwe mu mibiri yacu. Twabaza ngo ruherereye he, rumaze iki mbere yo kurufata neza muri mwene muntu, ruherereye he mu mubiri we kandi rumaze iki? Ku bantu biga ubumenyi mu myemerere idahwitse y'iyobokamana kuri benshi ntabwo bazi ko kwiga umuntu bikenewe, ariko abakurikirana neza bitonze bajya bagasanga muri Zaburi 139 umurongo wa 13 avuga ngo ndagushimira ko naremwe mu buryo. Zaburi 139 umurongo wa 13 haravuga ngo ndagushimira ko naremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Uwanteranirije mu nda ya mama ikanka cyangwa ntibagihishwe ubwo naremerwaga mu rwihisho. Uvuga ngo muri Bibiliya yize icyo bita anatomy, ikagira icyo bita botanique, yewe bikagira na zoology. Uvuga ngo Bibiliya yivuga inyamaswa, ikavuga ibimera, ikavuga n'umuntu. Uvuga ngo abiga ubumenyi babukomora kuri Bibiliya. Noneho muri Petero ya 2 igice cya mbere ho aratubwira gusa ngo kwizera kongereho ingeso nziza, ingeso nziza uzongereho kumenya kongereho kwirinda. Uko kumenya kwa kuvuzwaho ni science. Noneho kubw'ibyo kwibwira ko uzagenda mu kwizera gusa oya ntabwo wagwingira, ahubwo ukwiriye no kongera n'ingeso nziza. Kwizera kuguhuza n'Imana, ingeso nziza zikaguhuza n'abandi, kumenya kuguhuza na gahunda y'imikorere y'ubuzima bwawe. Yarangiza ubwo rero muri Zaburi 103 umurongo waho wa 1 kugeza 3 haranditse hagira hati umutima wanjye himbaza Uwiteka, namwe mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Ubwo murimo rero, ubwo mu byo tugiye kwiga turiga ku mwijima gusa. Birimo umuntu ni organe n'ingingo nawe ari ingingo nzima, se nabyo bikwiriye kugira amahoro, bikagira ubuzima, bigatekana, bikaruhuka, ntibibore, ntibibyimbe, ntibyuzura amazi, ntibinasonze. Nabyo bikaba icyo gihe bifite ubwo butaraga nibwo bihimbaje Imana. Byahimbaza Imana. Dawidi ibyo yavugaga bimurimo ntingingo zose. Ingingo zose yavugaga. Noneho ko bw'ibyo umwijima rero niwo tuvugaho. Umwijima ntabwo ari ibyo bita ténèbres, ntabwo ari umwijima si ijoro, ntabwo ari umwijima w'ikinyuranyo cyawe ari umucyo. Ntabwo ari ibyo,
ahubwo umwijima ni mu kinyarwanda, igisore ni yini, yarangiza igifaransa ni foi, yarangiza icyongereza ni river, mu kirundi ni igitigo. Noneho iyi nyama y'ubwayo gusa ibi buryo bw'umuntu ikaba yegeranye n'igihaha, isa n'isesetse hagati y'igihaha cy'iburyo n'igifu, nayishamikiyeho ako bita agasabo k'indurwe kagiye kumera nk'avoka. Nibwo rugingo rutagira igufu mu muntu, rufite uburemere bw'ikiro n'igice. Noneho uru rugingo rushinzwe kwakira amaraso avuye mu mara gato cyane. Yenda mutari mwajya kure muvuze ko ari urugingo rutagira igufa, ariko ntekereza ko yenda nk'igihaha nacyo nta gufa kigira hari. Ariko hari zimwe zigiye zigira imihoro ikomeye, ariko rwo ruri mu bintu bifite. Noneho ku bw'ibyo uru rugingo abantu bumva kandi bazi, iyo rurwaye aba ari urugingo n'imvurambyeyi. Ni ukuvuga ngo iyo rurwaye nibwo rushinzwe kugaburira ingingo z'umuntu, akaba rero bituma byanze bikunze aho rwari kugaburira hose hagira ikibazo. Rukunda ibiki? Rukunda imbuto, rukunda imboga, rukunda amahoro, rukunda isuku. None se ko rufite ibyo rukunda, rufite n'ibyo rwanga cyane. Turaza kubigeraho kwarukugira ngo utwumva wese amenye ngo umwijima wawe ukeneye imbuto, umwijima wawe ukeneye imboga, umwijima wawe ukeneye amahoro, umwijima wawe ukeneye isuku, umwijima wawe ukeneye ikiruhuko. Ibyo bintu ko ari 5 ubu ufashe neza. Ibyo wanga ubwo ufite ibyo ukunda, ntabwo ndi kubihutisha, ariko no kugira ngo twumve n'abantu bamenye ngo burya rero umwijima mba nkugirira nabi. Umuwanga amavuta arenze 7% mu mirire yawe, amavuta yaba y'ibimera yaba iki byose. Noneho amavuta yari menshi umwijima umererwa nabi. Iyo uhangayitse cyane bigwa nawe umwijima wawe. Iyo muri wowe wariye ibintu bifite proteine iremereye cyane, umwijima uravunika cyane. Ubwo ni amaproteine akomoka ku nyamaswa. Noneho mvuge ntagiye kure cyane, ngarukiraho ariko nitaye gusa kuko abantu badukurikirana, ubuzima bwiza nibwo butunzi ku isi nabwo bukomeye. Hirya amafaranga ntiyabushyikira, icyubahiro nticyabushyikira. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwiza buharanirwa kuruta ibyubahiro n'amafaranga. Kubera iki? Niwo munezero wa mbere w'umuntu ku isi. Ibyishimo n'amahoro mbese nibyo bita kugubwa neza ku isi. Iyo amagara mazima aguwe neza, intoke zifata, amaguru agenda, ubwenge butekereza, amaso areba, amatwi yumva, urya ukituma ukihagarika bigashoboka, yarangiza ibintu byose bikagenda kuri gahunda yabigenewe. Ni ukuri nyirabyo amererwa neza. Noneho umwijima niwo twitaho cyane. Rero hari bati wabwirwa n'iki ko umwijima urwaye? Mu gitabo cyitwa Manger et Guérir harimo aya magambo ntari bubure kwitaho cyane, page 222 y'iki gitabo. Bavuga neza aya magambo aho bakoresheje ijambo ngo ni ibisanzwe ko iyo umwijima urwaye umuntu yumva amerewe nabi. Nkiki haravuze ngo ntaryoherwa, yumva mu kanwa habishye, akunda kuribwa n'umutwe, yumva aremereye muri urwo ruhande rw'uwo mwijima. Iyo umwijima wagize ikibazo umuntu ntaryoherwa, yumva mu kanwa habishye, umutwe ukunda kumurya, yumva aremereye igihande cy'umwijima cy'iburyo. Icyongereyeho yumva byanze bikunze asa naho mu bwenge yatagaranye, isesemi igakunda kuba nyinshi, yarangiza agasa n'unutse umwuka, umwijima ukananirwa gukora umurimo wabwo, yarangiza kandi aho muzaho ngo icyo gihe rero ukeneye kuwoza, icyo nibyo bita no kuwukamura, ibyo bita nettoyer et drainer. Koza umwijima ni bikorwa bite? Kuwukamura byo bikorwa bite? Ni ukuvuga ngo umwijima nubwo turi bugerageze kuwugeraho ngo tuwumve, iyo bawoza bawuha ibyo kurya byose bitawurushya.
ni ukuvuga ngo wafata nk'imbuto amoko 2 cyangwa 3 cyangwa 4 kugera kuri 5 ukayiririrwa bitewe nuko imbuto zidasaba indurwe nyinshi mu kunozwa. Iyo umwijima uzibonye uraruhuka ntabwo uruha. Ubwo noneho yarangiza nawe ukabona umwanya wo kwiyoza. Ubwo ni uburyo bumwe. Noneho bizaba bibyaye iki rero? Umwijima ikimenyetso cyo kurwara kwawo turakibonye. Wabwirwa n'iki ko umwijima urwaye? Ubwo turabibonye. Na kutaryoherwa, ni ukumva mu kanwa habishye, ni ukuribwa n'umutwe, ni ugukunda kumva urwo ruhande rw'iburyo ruremereye, ni ukumva buri gihe usa naho mu bwenge utagaranye, bisa naho udatuje, ni agaseseme kadasobanutse, ni ukumva mu kanwa hanuka, ni ukumva umwijima wawe unaniwe. Hari ikibazo kimwe, hari igihe umuntu ajya arwara umwijima akabyimbira. Ubwo nuba wamurenze cyangwa nabwo biri mu bimenyetso? Umwijima ugirana byo nakwita pourcentage mu kurwara. Iyo bigeze igihe hagati ya 15% ariho hasigaye ari hazima 85 harwaye, umwijima utangira kunanirwa gushyushya amaraso. Wananirwa kuyashyushya iyo yagiye agakonjerayo, yakongerayo agakuka akaba amazi. Nibyo byo kubyimba ibirenge. Narangiza ubwaho ayo mazi kubyimba ibirenge byo hari igihe biterwa n'umutima cyangwa impyiko, bitewe nuko uburemere bw'ayo maraso bwananiwe gushyuha ngo buzamuke, bigatuma ahogeze ahaguma. Noneho ubwo icyo gihe rero bahogeze ibyo bita yari kumwijima bigize ibyo bita acide, ngiha amaraso ahinduka amazi. Noneho ntagiye kure cyane bigaragara neza none umwijima ukenera iki mu mirire yawe. Yego. Haravuze ngo ni byiza kurya ibyo kurya bwa mbere ugakura iyo uzi ko wawurwaye. Aravuze ngo supprimer les graisses animales, les sucres et charcuterie. Ibintu byose by'inyama zibeshye, ziseye, amasukari mvaruganda n'urugimbu ruva ku nyamaswa. Umuntu ubonye ko umwijima wafashwe yarangiza abagomba kubyirinda. Ushaka kuba muzima ntegera bikoraho. Yarangiza consomme beaucoup de fruits et légumes verts comme le poireau, le céleri, les choux, ciboulette, oignons, mais aussi des carottes et des navets. Uzaba ukeneye n'ubundi no gukoresha imbuto cyangwa imboga rwatsi nk'ibitunguru by'ibibati ari byo bita poireau, céleri, amashu mabisi, imboga bita ciboulette, oignon ndetse na karoti n'utwitwa navet. Tuzagarukira gusa manger de pomme, de raisin. Izindi mbuto uzarya ni pome n'inzabibu. Bizwi neza ko ku bantu bashaka impyiko zikora neza n'umwijima ugakora neza bakeneye inzabibu. Na pome nayo ikoresha amara neza, ariko by'umwihariko irakenewe no ku mwijima. Aha ntabwo mpatinda byonyine ubwabyo gusa. Nshobora kubabarizaho ikibazo kimwe kivuga kiti ese umwijima ugira indwara imwe cyangwa se indwara z'umwijima zo zitwa ngo iki? Umwijima ugira indwara imwe, urwara iki? Umwijima ushobora kubaho bavuga ngo ni hepatite chronique, umwijima w'akarande ukaba urwaye bitewe n'ubwinanirwe. Hakaba n'imyijima y'amavirisi. Noneho izo z'amavirisi nizo bita hepatite virale B, virale A, virale C, yewe ziragenda ikazagera no kuri za D na za K. Ariko izo abantu bakunda gukurikirana cyane ku bana ni hepatite A, ariko ku bantu bakuru bakunda kureba bakavuga bati hepatite virale B, hepatite virale C. Noneho icyo twitaho cyane ni ukwibaza umwijima uranduzwa. Umwijima hari imyijima nk'iyo y'udukoko irandura cyangwa se iranduza. Tutagiye kure cyane hariho ibyo kurya utemerewe kubwo kurinda umwijima wawe. Ibyo ariko tutaragera ku byo kurya nabazaga ntese umuntu ashobora kubyara umwana nk'uko yenda umuntu ashobora guha umuntu umurage mu maraso, umuntu ashobora kubyara umwana akamwanduza umwijima cyangwa akazamubyara akazavuka afite umwijima? Ntabwo yawuvukana, ahubwo umuntu wakubyaye aho afite intege nke, ingingo zawe ziza mvuge ngo ziri mu bwinanirwe ku buryo yakoza agakosa gato yangwara yagufata. Aha ni cyane niho abantu benshi nibwira ko bamenye ibintu byose. Yaravuze ngo les aliments qui vous sont interdits, ibyo kurya utemererwa
bibuzwa urwaye umwijima. Umwijima bakoresha mu bintu by'ibinyamavuta, hari zitwaza amande, ntabwo dukunda kuzibona hano iwacu, ariko twizere ko abantu benshi cyane bazizi. Yarangiza ibyo inyama ziseye, shokora, urukoko, mayoneze, yewe izi byose inyoni bambaye inyamaswa z'ibisiga, izo bita sosise, sosise na sosiso zibaho zombi. Yarangiza bafata inyamaswa ziribwa nk'ihene, intama, inka, bakabisya gahanga kazo bakagasya, ako ngako ntabwo kemewe. Niyo mpamvu ndi bugerageze kuvuga byinshi cyane mu biribwa twarya mu gufata neza umwijima. Nko kunywa ibumba ry'icyatsi kibisi, ni akayiko gato banywa, tukureho babandi bajya bagita icyondo. Icyondo n'ubutaka busanzwe buba bwahuye n'amazi. Ntabwo rero bitewe nuko twiga kandi tukaba duhakurijuka tubituma ihene tuyita inka cyangwa inka tuyita intama, ikintu cyose cyitwa izina ryacyo. Icyo bita argile ntabwo ari icyondo, ahubwo ni ibumba. Noneho byonyine ubwabyo gusa. Ibumba rero ribaho ry'icyatsi, rimwe amoko 7. Yarangiza hakaba icyitwa artichaut, iyo nayo irafasha ku bafite ikibazo cy'umwijima. Intoryi n'ibiringanya, yarangiza nazo zirakenewe cyane. Ntaho gusa, avoka irakenewe, uri buyiherekezeshe ikinyobwa gishyushye. Ingano zirakenewe mu kuzirya. Karoti ni nziza ku mwijima, seleri ni nziza ku mwijima, imboga bita serfeye ni nziza. Yarangiza amashu mabisi, salade zirakenewe, ni nziza. Imboga zitwa kreso, inkeri, yarangiza imitonore ndetse n'imiteja birakenewe cyane. Niyo mpamvu turi bugerageze gukurikirana neza muri iki gitabo. Saho gusa amavuta ya elayo, onyo, amaronji, ibyo bita pamplemousse, imboga za persile zitwa pisari, imbuto zitwa poire, ibitunguru bya poire ibyo biriya by'ibibati, pome, ibirayi bisanzwe, ibinyomoro, inzabibu. Ibi byose birakenewe ku bantu. Ntabwo bavuze ngo byose biteke ubirire rimwe, ahubwo dore icyo utemerewe rero, ubwo byo bitari ma evite. Icyo wahunga neza ni inzoga, yarangiza ndetse na bya binyama twabivuze hirya, yarangiza ntabwo tubisubiramo. Niyo mpamvu ahangaha hasabwa ngo inzoga yiyongereho. Rero kuba dukurikiranira hafi, ibyiza ni ukumenya neza uko wafata umwijima wawe, kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva neza. Iki gitabo kivuga neza page 319. Mwahasoma kugira ngo mbone uko mbaza. Haranditse ngo trouble hépatique, igihe hari imvururu mu mwijima, faire une cure double. Byaba byiza ukoresheje ingano igihe kirekire, wabikurikirana neza. Hefati ushobora kurya ibyo bita privilégier l'artichaut cru ou cuit. Ushobora kurya artichaut mbisi cyangwa ukayiteka ukanywa amazi yayo, et utiliser l'eau de cuisson dans le potage. Watetse artichaut, amazi yayo ukayashyira muri potage, waba uri kuvura umwijima kandi uwufashije. Ubu kuba bizi bazi iyo artichaut. Éviter les fritures, graisses animales, alcool et sucre blanc. Ibintu hunga y'umwijima wari umunyantege nke. Wirinda firiti, ukirinda urugimbu ruva ku nyamaswa, ukirinda inzoga n'isukari mvaruganda. Ibyo bintu biririndwa iyo ufite ikibazo cy'umwijima. Wirinda firiti, ukirinda amavuta, urugimbu ruva ku nyamaswa, ukirinda inzoga, ukirinda isukari mvaruganda. Ati cure de piratif de choc. Igihe cyose hari ikibazo cyabayeho, yarangiza bigasa naho umwijima wikanze, ugasa n'ukomeretse. Bakoresheje ngo ni iki wakoresha, baravuze ngo huile d'olive vierge, une cuillère à soupe, gufata akayiko kamwe k'amavuta ya elayo, jus de citron, ugafata umutobe w'indimu, une cuillère à soupe, yarangiza huile essentielle de romarin 5 gouttes, ugafata romarin, yarangiza utuntu duke cyane bigiranye n'akayiko gato, fata ikiyiko kimwe cya elayo, fata ikiyiko kimwe cy'umutobe w'indimu, fata romarin nkeya, vanga unywe, mélanger les trois, ngaho bivanga neza, boire ce mélange en 2 fois dans la journée, ubinywe kabiri, la moitié du matin à jeûne, l'autre moitié avant le repas du soir. Unywe agace mu gitondo utararya, n'akandi nimugoroba
en 2 ou 3 jours de cette quille, votre foie et votre vésicule seront complètement nettoyés. Ikiyiko cya elayo, ikiyiko cy'umutobe w'indimu, romare nkeya nk'akayiko gato, unywaho mu gitondo unyweho nimugoroba, umwijima wari wasa naho uri kuzamo imisonga bizashira, yarangiza ube woze neza. La salade hépatique, dore ibintu biribwa ari bibisi ku banyamwijima. Hariko vert, imitonore cyangwa imiteja. Reti ni imboga zo mu bwoko bwitwa reti zigiye kumera nk'amashu atabumba. Cerfeuil nazo ziregeranye cyane. Huile d'olive, amavuta ya elayo ndetse citron n'indimu. Ngibyo abantu bakoresha kugira ngo bafate imyijima yabo neza. Umwijima rero si ubutunzi bwo kurangarwaho, ni urugingo rurwara yarangiza bikagera igihe umuntu ashobora kuzahara, yarangiza agatangira kujya yuma iminwa, akarotaguzwa nijoro, akumva atishimye, akarira ubusa niba ari umwana, ashobora kubyimbagirana, yashobora konda cyane. Mbene uyu mwijima hari igihe uza ari igikatu, ndetse mu bitabo aho barakubwira nko mu gitabo cyitwa Chacun son vademecum, aho baranditse aravuga ngo umwijima 90% urakira, ngo udakira ni 10%. Niyo mpamvu ubuzwa kurangara, ubuzwa kupfa kwibwira ko ubuzima bwo gufata ukubonye. Ubutunzi bw'umwijima bufate neza, tukarangare kuri iyi ngingo. Kubera iki? Aravuze ngo manje cette salade à chaque de repas pendant 5 jours. Ibi byose tubonye haruguru, iyi salade y'imiteja, iyi salade ya reti, iyi salade uvanzamo indimu n'imboga bita cerfeuil, ugashyiraho elayo, ngo uzabikoresha iminsi 5. Cette salade est composée de 5 ingrédients amis de votre foie et de votre vésicule. Iyi mitonore cyangwa se imiteja, iyi reti, izi cerfeuil, elayo ndetse n'indimu, uzabirya iminsi 5 wikurikiranije, ngo ni inshuti magara y'umwijima wawe n'agasabo kawe kindurwe. Reka tugane ku yindi ngingo tutari buze kuvugaho cyane. Hari aho mwavuze muti umwijima ukunda amahoro. Ni gute? Umwijima ni urugingo, ariko amahoro aza mu ntekerezo, kuko amahoro ava mu ntekerezo, kuko umutima umwijima ntutekereza, ahubwo gutekereza, intekerezo, kubona ibintu byo biva mu bwenge. Bihura bite? Na yahe mahoro umwijima ubura? Nibe uhangayikisha nubwo yenda utatekereza, ariko ubwo hari uburyo mwavuze ko ukunda amahoro umwijima. Ku bantu babizi neza, umubiri n'intekerezo birakorana. Ndabaha icyitegererezo gusa mushobora kunyumvaho kandi mukacyumva neza namwe. Hura n'umuntu usanzwe ukunda wari ukumbuye, si mu ntekerezo hamuzi, niho hamuzi, siho hamusobanukiwe, siho hazi ishusho ye. None kumubona ukamwenyura, umunwa wamubonye. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ibiri mu mutwe harimo imitsi yumva ikora itumanaho, ikaba ishobora kuvuga ngo uriya araje muha amazi, akaboko kakajya gufata igikombe, kandi aho katazi uwinjiye ntikamuzi izina. Yarangiza wasitara ku kirenge, ururimi akaba ariko rutabaza ngo ndasitaye, kandi nabwo ntirwabibonye, ahubwo ni ubwonko buvuze. Umuntu rero iyo abuze amahoro hangirika mu ngingo. Ni koko mu mutwe habura amahoro, ariko arangiza mu ngingo hakaba ariho hakira icyo bita reaction cyangwa se ingaruka. Nguko ku mwijima, iyo umuntu abuze amahoro mu bwenge, umwijima harangirika. Nkuko wenda ko babikurikiranye babizi neza, ushobora kubona ukabona ari nko ku ntambara, cyangwa ntari ku ntambara hari urugomo, waba umaze kurya muri ako kanya, yarangiza bakubita urusasu runini ruremereye, yarangiza wajya kubona ukabona umuntu muri ako kanya inzara iraje, akajya kuri toilette, ubundi akajya kwituma. Kibazo uti ibise bigenze bite? Bikorana bite? Ni ukuvuga ngo ingingo z'umuntu iyo mu bwenge habuze amahoro n'ingingo zibura amahoro. Murakoze cyane. Tugana ku musozo rero, twagira ngo dusabe, maje kutubwira ibijyandanye n'uburwayi bw'umwijima, uko twafata neza urugingo rw'umwijima, kugira ngo turusheho kugira amagara meza. Ese hatangwa nama ki kugira ngo abantu bikingire buri gihe, ibyo bakoresha buri gihe nk'inkingo ntibibure ku magaburo yabo, kugira ngo
nubwo tutabonera igihe ariko umuntu abazi ngo 3 mu cyumweru 4 mu cyumweru yenda ibingibi ubwo nabibonye umwijima uhagaze neza. Murakoze. Urukingo nka karoti ikingira umwijima, kuyifatanya n'indimu na onyo, waba ushoboye ugashyiraho pome, iyi salade yabyo ukayivanga neza warapye cyangwa wakamuye wakoresheje akamashini bita blender, yarangiza ugashyiraho ikiyiko kimwe cya erayo cyangwa cy'ibihwagari, ngo ndavuga utabirwaye. Hari igikoresha umutobe n'igikoresha salade byo guhekenya. Iyo salade byose byo mvuze wabivanga ugakora umutobe cyangwa ugakora salade ishobokera abantu babiri. Bwa mbere ni umuzima n'umurwayi uhanganye, ariko umutobe ushobokera abana n'indembe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tubivuga byombi, kugira ngo nibura ibi bintu iyo bihuye umuntu akabinywa 3 mu cyumweru aba ari gufata umwijima we neza. Mu mbuto inzabibu zirawufasha cyane, uretse no gufasha umwijima gusa, ahubwo inzabibu zifasha, ariko nireze mutaza kwigira ibyo bita marakuja cyangwa se fruit à passion, biriya ubutunda, ibyo bita amatunda. Noneho si ibyo, ahubwo ni fruit de raisin, ni inzabibu za zindi ziboneka muri Bibiliya. Yesu yavuze ngo ngewe ndi umuzabibu w'ukuri. Ni za zindi Samusoni yabujijwe nyina yabujijwe kuzazinywa nk'umutobe wazo. Noneho izi nzabibu iyo uzirya zifasha umwijima n'impyiko cyane, zikaba zongera n'amaraso, yitwa feri iriyongera cyane. Ibi byo kurya birakenewe cyane, niyo mpamvu ahanini cyane kurya inzabibu, kurya pome, gukunda kubirya 3 mu cyumweru. Iyo urwaye ushobora kubikoresha iminsi 7 kugira ngo nibura umwijima uruhuke neza woge. Ya artisho ishobora gutekwa na amazi yayo akavangwa n'ibindi byo kurya cyangwa ukayanywa yonyine. Ubona akarahuri gato mu gitondo ku mugoroba. Artisho ziraboneka? Artisho ziraboneka mu mijyi, birazwi nta nuko zitwa, nta rindi zina bariziha, ni artisho. Yarangiza mu mijyi ikomeye nka zira za capitale artisho ibirimo. Noneho ikindi cyiza kigomba kwitabwaho ni onyo n'indimu na karoti. Iyi salade igakunda kuribwa kandi kitabwaho, ikazirikanwa cyane. Iyo hagiyeho amavuta y'ibihwagari baba bakoze neza cyane ku mwijima w'umuntu, baba bawukingiye, baba bari kuwuvura, baba bari kuwoza, baba bari kuwukomeza, baba bari kuwuruhura, baba bari kongerera ubushobozi bari barajimije. Ndagira ngo mudusubiriremo mu munota umwe ibintu byangiza umwijima abantu bakwiriye kuzibukira. Ni ibintu bikomoka ku nyamaswa byose, ni amahoro make, ni umwanda, ni ukutarya imbuto. Yarangiza ibyo bintu byose ndagira ngo kari twabivuzeho, ibyo byose bikomoka ku nyamaswa, ibyo ni ibinyarubyingo. Murakoze cyane, reka tubashimire, dushimira n'abakurikiranye iki kiganiro. Ni ibiganiro mugezwaho n'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Tukaba rero twaganiraga ku gufata neza umwijima, uburyo twawufata neza, uburyo uru rugingo rukwiriye kwitabwaho, kandi n'uburyo uru rugingo rukwiriye nanone kurindwa ibirwangiza. Reka rero tubabwire ko muzajya mukomeza gukurikirana ibyigisho nk'ibi ngibi, ariko tugana ku musozo yenda kugira ngo tunasenge. Ndagira ngo mbaze, mu ndwara zizahaje mwene muntu ariko atajya yitaho ngo amenye imigendere yayo, umwijima waba urimo? Umwijima, umutima, impyiko n'amara biri mu nyama abantu bafata nabi, ingaruka zawo kandi zigatungurana. Nk'umutima ushobora kumva umuntu ari kubyara ngo arapfuye n'umwana byarapfuye. Ushobora kujya kumva ngo mu mutwe hajemo ikibyimba, undi wajya kumva ngo glomerule z'impyiko ze ngo zamaze kugeza muri cyo bitano nefrose ngo zarazibye ngo kuzisimbuza. Yarangiza undi akumva ngo umwijima ngo wajeho ibibyimba ngo ufite cirrhose. Noneho abantu kubabuza, abantu benshi cyane bakunda kumva ibyo babuzwa ari uko barwaye. Murakoze cyane. Ubwo noneho ku bantu babyumva, bya bindi ujya wumva babuza urwaye impyiko, n'ibyo babuza urwaye umwijima, n'ibyo babuza urwaye umutima, n'ibyo babuza urwaye amara, iyo bigabanya igihe utarabirwara. Murakoze, reka rero tubashimire, tugana ku musozo. Reka tubasabe wongere dusenge kuko twatangiye dusenga. Data wa twese, ukomeje kuturinda, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Izi nama zose washyize mu byawe kandi ubwira abawe, turagusabye kugira ngo umwuka wawe ukomeze kuzicengeza mu bagabo n'abagore, buri wese amenye ko yarinda ubuzima bwe
ko aribwo butunzi dufite ku isi bukomeye kuruta ubundi, ibyo ubona bikwiriye ubiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mugabo mwiza mu rugo we n'umutambyi mukuru, abakenura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, akunda umugore we akamuha agaciro, azi ko ari umufasha ntamufata nk'umugaragu. Abasore bacyuba ibiti byikuririza, abakobwa b'amabuye akomeza imfuruka, tuzabona iterambere ryihuta mu miryango, mu itorero no muri rubanda bashima Imana, mu itorero no muri rubanda bashima Imana.